twaranafatikanyije kugira ngo iki giterane gikunde ni umwihariko nyine w'u Rwanda, ni ukugira ngo umuturage uwo twita umuturage dushinzwe kurebera cyangwa kuyobora mu nzego z'ibanze ari we mukristo nanone mu itorero aba ari umwe niwe duhuriyeho, dukwiye kumuha ibyiza rero n'inyigisho bikwiye. Niyo mpamvu iyi stade tuyikoresha uko ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika yiduhaye, ntabwo yatubwiye ngo mujye mushyiramo abakinnyi gusa, yatwubakiye ikibuga naho kwicara. Ubwo rero ndumva abakinnyi bakina n'abasenga bagasenga. Cyane cyane rero igiterane cyari kigenewe urubyiruko nk'uko insanganyamatsiko hano ibivuga. Urubyiruko ni imbuto ya none ariko ni igiti cy'ejo hazaza. Tutabibye rero imbuto nziza tuzagira igiti kibi cyangwa ntikinakure kigume mu butaka. Niyo mpamvu urubyiruko mwese muri hano tubifuriza ubuzima bwiza n'imibereho myiza. Ibyo rero ntabwo bishoboka gusa mu kwemera gusa, bisaba no gukora. Poste Sostene yabivuze, wakiriye ko ari uko bimeze, ntabwo mu by'ukuri Imana cyangwa abayobozi azaza kukuderanja rwose. Ntabwo umudugudu azaza kuvana mu bukene kandi wowe wumva nta kibazo. Ariko nukora, nuhaguruka, nusobanukirwa ko ibyo urimo utabihoramo, cyane ko bagiye baduha n'ingero. Abari hano abanyonzi, Theo yaduhaye ubuhamya, ni ukuvuga ngo birashoboka ko tuva hano tukajya ahandi. Ntabwo rero wakwishimira uburwayi ngo we kwivuza ngo niko bimeze, wakwishimira ubukene ngo niko iwacu bahoze, ni karande ngo niko bizahora. Ubujiji, ingeso mbi, ibikwangiza ngo uvuge ngo ntabwo byashoboka ko nabivamo. Ubuhamya turabufite bwinshi bwacu, bwabo turi kumwe, bw'imiryango, bwabo tubona. Ni ngombwa rero ko natwe tugira uko kwizera nk'uko babidusobanuriye, ariko tugaharanira kuvayo kugira ngo tugere aheza. Ni icyo rero nk'ubuyobozi bw'akarere tubifuriza, kandi nzi ko nicyo no mu madini aho dusengera batwifuriza.